harimo umuguriro iyo interinete, harimo uzamusohokana, harimo umugaburira nijoro n'uzamutegera agiye mu kazi. hanyuma noneho namwe dusanga wenda singucembwa ijambo reka banze nkubare singucembwa ijambo buretse abo bantu bagukorera ibyo bintu bawitonze abo bantu bagukorera ibyo bintu wubaha iki abo bantu kuko mbizi ko abahungu b'iyi minsi nabo babaye incakura oya kuri iki gihe nta kintu cy'ubuntu kikiye ikigara oya bawitonze oya uwo muntu uba wakumenyera ibyo bintu ntabwo wakwishyurira inzu urukumva ukwezi kumwe ngagere ku kwezi kwa gatanu ariko muri abo bantu batanu haba harimo ukunda cyane nta kibazo ibyo ndabyumva sibyo ngo wambwira ukuntu uwo muhungu mukundana uzamusobanurira ngo rero bamwe basigaye banadusevinga ngo peraje ya mu cyaro uwo muntu nta ndwara amenya ko agutereta rwose uwa gatanu ukadushyiraho ngo Kicukiro gutaha Kicukiro ubwo ni motari ubwo gutaha ni uw'itiki kumubwira ati ndataha ishyura moto. Hello guys, turabashoje by'umwihariko bakunzi ba Talks. Nizere ko mumeze neza ahantu mwibereye haba mu Rwanda hanze yarwo. Twizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubana namwe. So rero nkuko mwabibonye uyu munsi iriho kimadanje iteye ubwoba ariko turabizi ko ari mu turere twose ni ukuri ahantu muri mwifubike mu icyayi nyine niko byagenze. Nakundi rero mbanje no kubashimira mbere yo gutangira turabashimiye abantu mutwumva mukandika mukavuga ariko kandi n'abantu mutwumva mwicecekeye nabirenze nyine uko niko mwamwumva. So rero Imana y'amahoro y'ubugingo y'ibyishimo ya byose ifite byose ikomeze ibihere ikirenze abanyarwanda muri rusange. Imana ibahe amagara mazima n'ubuzima. So rero nkuko mwabibonye ndi kumwe n'umutipe hano nanjye simuzi ariko ubwo turaza kwibwirana kugira ngo dutangire ikiganiro twese tuzi bameze twese ize neza cyane. Hanyuma se uyu munsi wagenze ni hatari imihanda yanyereye burundu cyane wanyereye muri ngaho uyu munsi. Okay, uretse ko ntago ari ahantu hose ariko ahantu henshi imvura yaguye pe imvura yaguye ibintu byabaye ingorabahizi uyu munsi ariko ntabwo byatumye abantu dufite umuntu tutawukora nk'uko umuntu atareka kurya ari nako utareka gukora uyu munsi hari ababurara biragorana ubundi abareba. Hanyuma wakwibwira abakunzi bacu kugira ngo dutangire neza. Okay, njyewe nitwa Tuza Emi, umuhungu waciye ukubiri na Manyinya udakunda agasembuye muri makeya. Nk'uko mwabyumvise rero ni Emi Tuze hamwe na Grace ufite umurera tuje kuganira kuri za topic nk'uko mubizi tukazana topic tukiganirira tukababwira uko tubyumva mu bitekerezo byacu hanyuma natwe mukatwungura ibitekerezo mu rwego rwo kungurana ibitekerezo. Hanyuma Emi reka tubwire topic y'uyu munsi ubundi turushaho kwiganirira. Okay, murakoze. Topic yanjye nashakaga kukubaza ni ukubera iki abakobwa kamvuga bakonkoresha ijambo abakobwa wenda ko nibo baba batarashaka abakobwa bo mu Rwanda cyangwa se muri Afurika muri rusange batajya bakunda gushaka abagabo baruta mbese gushakana n'abasore bo baruta. Ese ni abakobwa bo muri Afurika gusa cyane n'abakobwa akenshi ndi kuvuga akenshi usanga nyine sometimes usanga nk'umutipe agiye gutereta nk'umukobwa ikintu cya mbere umukobwa abanza kwibandaho n'imyaka. Rero umukobwa asanze mungana cyangwa ugasanga wakurusha imyaka shahita gukatira ni ukubera iki? Hanyuma topic rero mwayumvise ni ukubera iki igitsina gore turemwemo yuko tugomba gushakana n'abahungu baturusha imyaka yago tutanganya imyaka ariko n'abagabo niko mumeze node gake oya buriya biragoye yuko njyewe Joy shobora kubwira ati nzashakana n'uriya mugabo andusha imyaka cyangwa se atayindusha ariko biruze yuko umugabo mutajya mushaka umugore munganya imyaka. Ndasobanura impamvu usanga sometimes abagabo ahanini bazwiho ikintu cyo kugendana nimba navuga ni ukugendana n'ibigezweho se buriya ubusanga nk'umutipe nimba yarakunze ya size yawe uko wari umeze uri umukobwa abashaka kugira ngo waba ari gukomeza umeze kugera warabaye n'umugore
mu gihe yakugize n'umugore. Noneho impamvu rero uba usanga abakobwa badakunda abo batipe nk'abo ngabo, cya mbere cyo umukobwa kuri iki gihe iyo amaze kuba umugore, abakobwa baba batekereza gutyo nyine, umukobwa utekereza yuko atashakana n'umugabo n'umutipe aruta. Icya mbere aba ari umunebwe, icya kabiri aba akunda ibiryo, sibyo? icya gatatu abanyafurika barabyara, abakunda usanga sometimes akunda no kubyara, sibyo? Wenda reka mbere ku cya mbere kuba wenda ari umunebwe. Umukobwa usanga yita ku mubiri wiwe iyo akiri umukobwa, nyine iyo ategereje ko wa musore azaza kumutereta, nyine asanga ameze neza, asanga umubiri uteye neza. Kwitaho nshatse kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko atoga cyangwa se ni uko atikorera isuku mu bundi buryo. Kwita ku mubiri we nyine, kuba yakora siporo, kuba wa mubiri ukomeza utere neza. Uvuga ngo we rero iyo amaze kuba umugore yitwaza cya kintu ngo nkeneye uruhembo, akanywa igikoma, umureti w'amagi 10, litiro y'amata, agahita agenda agahita abyibuha, sibyo? Icya kabiri aba ari umunebwe, ntabwo yabyuka mu gitondo by'ura ngo akora siporo. Tujya tubibona mu bihugu by'i Burayi. Ntabwo ari kuvuga umukobwa utakwemera umuhungu aruta. Ndi kukubwira impamvu nyine atamwemera. Aba ari umunebwe icya mbere, icya kabiri akunda ibiryo, icya gatatu uba usanga umukobwa ashatse afite imyaka 20 akajya kugira imyaka 30 abyayemo gatatu byibura. Urukumva n'undi iyo umuntu amaze kubyara gatatu usanga amaze gusaza pe, uramureba ugasanga arashaje, biterwa n'imyaka yashakiye yabyariye. Okay, reka tubyemere gutyo. Rero iyo amaze kugera muri icyo gihe arareba akabona umubiri we ntabwo ugiteye nk'uko yari ateye ari umukobwa, sibyo? Icya kabiri akareba agasanga amaze kubyara kenshi, sometimes kubera no gukunda kurya, kwa gukunda kurya navuze yatangiye kuzana bya iboro bya hano by'ibicece, sinzi nimba ibyo bibona. Ni ukurya neza, ndareka bari ko mbyemera, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero wahita atangira gutekereza niyo yari kugenda n'umugabo we mu nzira, ndi kuvuga mu gihe ari kugenda na wa mugabo we yashatse, ariko umugabo ashatse amuruta, uwo mugore aruta umugabo nyine. Mu gihe bari kugendana agahura n'umukobwa muto w'igiteye kwa kundi, ahita atekereza ko wa muhungu niyo yamusuhuza, niyo yamuhereza akaboko, ahita atekereza ko wa muhungu agiye gutangira kwinjira muri twa dukobwa tukiri dutoya, sibyo? Tukiri dutoya kubera ko nyine tugifite size nyine ya size yamukundiye, sibyo? Niyo mpamvu ariko nyine impamvu abavuga ngo ntabwo yamushaka, aba ari gutera imbere akavuga ati ninshaka umuhungu byibura nkaba mfite imyaka 23, ngashaka umugabo ufite imyaka 30, nzajya kugira imyaka 30 wari kugwa muri 40, sibyo? Tuzajya tugendana uko nsaza nawe azajya agenda asaza, sibyo? Tugendane mu myaka. Niho haturutse ya systeme yuko turi kwishakira ibisaza. Of course, niyo mpamvu aka kanya agasore urashaka agasore gatoya, sibyo? Nushaka agasore gatoya, ariko nanone nkeka kwenda iyo mvugo yo kuvuga ngo barashaka ibisaza, nanone hanini abakobwa b'iminsi bari gushaka abantu bafite amafaranga. Kandi ubwo abasaza ubundi yewe ukuntu ndi kubibona muri izi minsi ntabwo hagezweho ngo gushaka umusore, gushakana n'umusore unduta cyangwa nduta. Ibyo bintu ntabwo bikirya. Urabyemera impamvu bitarya? Ndaza aka kanya ntabwo ushobora gushaka uriya musore wicaye hariya ngo nuko wenda ngo tunganye imyaka, ngo nuko ngo ibyo byari bya kera. Uyu munsi hagezweho umusore ufite amafaranga. Urabyemera? Ndabigusobanurira. Urabisobanurira gute? Ndabikubwira nyine. Umukobwa ushaka umusore ufite amafaranga, byibura umusore ufite amafaranga kuri iki gihe ari hejuru y'imyaka 35, sibyo? Biragoye. Uwo ngo n'uwo ufite iwabo bamuteganyirije. Umutipe wihirinze ku giti cyiwe, byibura imyaka 35 nibwo abatangiye kugira amafaranga, wavuga ngo ni amafaranga nayo wagenda ukanaryaho, sibyo? N'umukobwa w'imyaka 28 batandukanye. Umukobwa uri mu myaka 28. Cyari umuntu uri munsi y'imyaka 20 wategereje gushaka umugabo w'imyaka 35. Ntabuzi se? Ndaguhingera. Byagiyeho vuba. Oya, barahari bashakana, akanagushaka umuhungu. Umukobwa ashobora gushaka umugabo umurusha imyaka 15, ariko biragoye. Iyo umutipe washatse umugore umurusha iyo myaka avuga ko ari sugar mami. Oya, ariko ibyo ngibyo aka kanya ntabwo mbyemera.
kubera iki abagabo ni mwebwe muvuga ni mwe muteganya imyaka y'abagore mugomba gushaka nta mugabo ujya ushaka umugore umuruta nyine ntabwo uwo mugore nyine yamwemera nicyo kibazo uwo mukobwa ibintu abakobwa mwishyize mu mutwe wanyu ahubwo muvanemo ibihese ibyo ngibyo byo gushaka abagabo neza nitwe tubashaka cyane mwe mudushaka ikintu cya umugore ushaka oya umugore arashaka cyane gute umugore nawe arashaka umugabo niwe ushaka umugore ntashaka hari ugushaka nari babiri ese ni mwebwe muzana akagati ukavuga turi abakobwa nzamushakana ni ugushakana buri wese aba ashaka undi buri wese aba ashaka undi buri wese aba ashaka kandi wumva ko tuyagira tukabura abagabo ngo umukobwa ufite amafaranga ntabwo uwo muntu wayagize akamubura ninde mu ndangire buretse gato mubaze uwo muntu buretse gato uwo muntu ufite amafaranga wabuze umugabo ninde uwo muntu ufite amafaranga mu ndangire ufite amafaranga oke reka mbyemere ariko ntabwo ari uko aba yarabuze umugabo usanga uwo mugore banza ngo umenye ngo afite imyaka ingahe uwo mugore biragoye kubona umukobwa w'imyaka 25 ufite amafaranga yakoreye mvuze yakoreye ko zamutaye abana hari n'abafite 15 bayafite ariko batakoreye amafaranga bakoreye amafaranga barayatora nanjye numbaza ntago kuko batarayakoreye rega bawitonze sibyo ubaka kanya sibyo ushobora iwanyu bashobora kukubyara uri ikinege sibyo iwanyu bifashije pe imodoka ugendamo ni ya papa wawe sibyo amafaranga ashobora kuguriza 500 byo kwenjoyinga uwo munsi gusa kugenda ukajya gushopinga sibyo witonze zibaho zirahari zirahari cyane zirahari ntago abantu bose kuba dukennye ntago ariko abantu bose twe kwishyira mu gatebo kabo sibyo umva nyine ikintu narindi kukubwira umukobwa usanga ufite amafaranga sibyo umukobwa usanga ufite amafaranga bareje imyaka 35 uwo muntu rero nta uretse no bya bindi kuvuga ngo ntiyashaka umugabo aruta nta nuwo yabona uyifite utayafite ni ikibazo byo noneho ni ikibazo byo bihumira wenda uwo nguwo ufite amafaranga n'umusore wamushaka wavuga ngo umusore yamukurikiye amafaranga ko tujya tubabona nyine nibyo ndi kuvuga mwe muri kudushuka ngo duhige ibicari byinshi niturangiza tugumirwe nahize dukeya azashaka turi hanyuma nuhiga dukeya bwo nabwo ukamubura kuri iki gihe ntabwo reka nkwibira ibanga kuri iki gihe ntabwo ubwiza bugikora kuri iki gihe utazabyuka wicaye ngo wumve ko nyine ngo uri mwiza ngo uteye neza wumve ko nyine ugiye kuzakura abagabo kugira ngo uzabone umugabo nyine ako kanya arakubona kugira irari ry'uwo munsi umutipe arakubona kugira irari ry'uwo munsi ariko yaba witonze erega nawe hari impamvu aka kanya hari impamvu abakobwa beza aka kanya abakobwa beza nibo turi gusanga nibo turi gusanga mu tubari sibyo nibo turi gusanga mu mabuwate agiye atandukanye ubu aka kanya ntabwo naguhamagara sibyo ntabwo namuhamagara kuri telefone niyo naba nkubeshya ngo turakundana sibyo ntabwo naguhamagara kuri telefone ngo ngubwire ngo cika iwanyu simbuka igipangu cy'iwanyu unsanga aha n'aha nkugurire twenjoyinga mu gihe mbikora gutyo nkubwira ngo turakundana ntuzigere witega ko hari igihe nshobora kuzagira nkakubera umugabo wawe kuko imico yawe akenshi mbana kuko nta kintu cyambwira yuko mu gihe wowe wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ncitse iwacu nsimbutse igipangu sibyo none se ubwo iyo mugiye kudahamagara mu ngo musimbuke igipangu none se ubureka ngo baze naguhamagara saa sita iwanyu urabizi ko iwanyu bagukanira sibyo naguhamagara saa 5 saa sita ukabwira iwanyu ko ugiye z'ijoro ubwo nabangora akazi k'ubusekirite uyu ntabuzi saa sita uzajye mu tubari nyine i Kigali bagenda ndabizi amanywa ni nijoro ariko abakobwa nyine ndabyemera ko abakobwa bameze gutyo bariho ako nibaza umuhungu uhamagaye Joy saa 6 z'ijoro akamubwira ngo usanga kamageni ya hano na hano ubizi uburyo mbayeho ubundi wamugana ubwo nyine aho ngaho niho handi uzarata ubwiza bwawe bikazajya bugupfanya ubusa umuhungu wa mbere azajya gusohokana ushobora kuzabaho neza pe kubera ko ufite ubwiza ko umuhungu araguha ibyo ukeneye
nawe umuha ibyo ashaka sibyo aragusohokana ahantu kuri iki gihe abakobwa bakunda wa mukobwa ukunda kuba afite iPhone 16 ni wa mukobwa ugomba gusohokana ku mazi urumva ni wa mukobwa ugomba guhereza amafaranga kujyana gushopinga sibyo ibyo ngibyo umuhungu ufite ikintu agukeneyeho arabiguha ariko utazigera utekereza ko hari igihe kizagera akakugira umugore ariko rega bawitonze urukavuge ngo nabago aka kanya usanga umukobwa bawitonze ubugome buriya bajya baca umugani ngo ntabwo arizi gufata ku gakana yarabyigishijwe ubu usanga umukobwa aka kanya aba afite umuhungu umugurira inkweto afite umuhungu umukodeshereza inzu umumenyera telefone na interinete sibyo niko bimeze mu gihe rero natwe ibyo twabivumbuye nta kibazo kugira ngo njye kugura inda y'umukobwa ntazi sibyo ntanazi nyine basi usange ni inambi hari story y'umutipe wenda ntago mu mentioninga twari turi kuri kamera twari duturanye ahantu aragenda nyine asohokera ahantu mu kabari runaka za Gikondo aho rero n'indangamirwa abenshi bita indaya arayicyura kwa ko ya matara y'umutuku Bible babyizengurutsa by'amatara y'umutuku bikunze kuba biri mu tubari aramufata aramucyura abona umukobwa ateye neza yareba ryatara ryamukubita akono ni mwiza pe aramucyura yisomeye n'icupa aragenda babyutse mu gitondo amureta imbabarira utambwa ariko naranye nawe mu buriri bugacya ndakwinginze ati ndakwinginze mbara unyure ku muryango w'inyuma atajyana n'umuntu umenya ko waraye hano ikintu nari nshatse kuvuga ni iki rero aho kugira ngo nzajye kugura umukobwa ntazi sibyo mu spending y'amafaranga yanjye sibyo byitwe ko naguze icyaha burarega ubukoze icyaha wanakiguze nk'ibintu bibera bibi sibyo biravuga ngo ni ukuvuga ngo nzaza nta kibazo nimba ukeneye ko ngusohokana nzagusohokana tujyana Igisenyi nkumarane n'iminsi 2 ryarari ryanjye rishira kuko ndabizi ko nawe nta rukundo mfite kubera ko ndabizi ko nawe nta rukundo mfite ninde mukobwa ko mwatugeze ibicucu ninde mukobwa atari indaya sibyo ubu tuvuga ko ushobora ubu dukuyemo sheri wawe nimba umufite tuvuga ko hari undi mukobwa wo hanze ushobora kujyana mugakora ayo mabi cyangwa mukajyana iyo ngiyo ku Gisenyi cyumweru cyose mutarabwiranye ko mukundana none se ubu urumva nagusohoka nakubwira ko ngukunda ukabyemera none se ubu bizi ute ko nkubeye nimba uje ukambwira ati Joy ndagukunda nkakwishyura ngo ndagukunda waye no tuvuga ngo ndakunda reka tubereyo kuri iki kino kintu umuhungu ukubeshya n'umuhungu ugukunda wamuyobera hari umwana gucabiranya akakwemeza imyaka igatanu njye ibyo bintu ntago ariko mbyemera hari abantu bazi gucabiranya mwana yamaye nabikira Mariya ibyo bintu namusaka gucabiranya imwaka umwe kiri kwa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu abo bakobwa rero nibo babizanye muri uyu mujyi cyiza cyabo bazi kwandikaho kuri nimero zabo bakishyiraho udutiri ushobora kumenya umusheri n'utari umusheri abakobwa b'iminsi nabo basigaye bararakaye abakobwa b'iminsi nabo basigaye bararakaye nabo basigaye baramenye ubwenge oya nimukavuge uzatekereza mbe kera umukobwa mwarabaga mukundana mwagirana akabazo gato ukabona yahangayitse ako mugirana akabazo gato bukibona ya postinze undi ubundi uwa kera rero yaraguhendahendaga kanakuguyaguya ukumva hari ikiganiro twakoze kivuga ngo ni ukubera iki muri iyi minsi cyangwa se ndavuga muri iyi minsi apana kera ni ukubera iki abantu turi gutendeka cyane noneho njye nakuyemo akantu kavuga ngo rero impamvu turasesengura turanavuga ni ukubera iki umukobwa cyangwa umuhungu atendeka kuko twese turatendeka noneho turangije turibaza ese ni ukubera iki ngira abahungu 5 nendeka cyangwa ukagira abakobwa 5 tendeka ni izihe nyungu rero izo nyungu twazikuyemo kandi twaranazibonye kandi tubishyize no mu buzima bwa hano hanze busanzwe nibyo umukobwa atendeka abantu 5 kubera afite umwishyurira inzu sibyo tugiye gushyira muri ubu buzima twibereyemo kandi ibyo ni n'ibintu biza hakaba hari umwishyurira inzu nk'uko wari umaze kubivuga sibyo harimo umuguriro iyo interinete
harimo uzamusohokana, hariho umugaburira nijoro n'uzamutegera agiye mu kazi. hanyuma noneho namwe dusanga wenda ducecekashije singucembwa ijambo reka mbanze nkubahe singucembwa ijambo buretse abo bantu bagukorera ibyo bintu bawitonze abo bantu bagukorera ibyo bintu wubaha iki abo bantu ko mbizi ko abahungu b'iyi minsi nabo babaye incakura oya kuri iki gihe nta kintu cy'ubuntu kikiye ikigali oya wawitonze oya uwo muntu uba wakumenyera ibyo bintu ntabwo wakwishyurira inzu urukumva ukwezi kumwe ngagere ku kwezi kwa gatanu ariko muri abo bantu batanu haba harimo ukunda cyane okay nta kibazo ibyo ndabyumva sibyo ngo wambwira ukuntu uwo muhungu mukundana uzamusobanurira ngo rero uriya muhungu numusanga hano utazagira ikibazo uriya muhungu anyishyurira inzu akwishyurira inzu we wamuhaye iki nyine akwishyurira inzu wamuhaye iki nyine ni ngombwa ngo bigusobanurire nyine jewe aka kanya dukundana ubizi ko njye nawe dukundana abo bazanye amase baba bakureba kanyumvira niho hari ikibazo uzi ko hari ikibazo mwana none kandi wowe ubwawe urivugiye ngo muri abo batanu harimo ukunda uko nguko navuze ni ugutendeka kwizi minsi sibyo koko dukundana sawa kwemera ko ngutendeka abo nendeka turakundana aba nitendekera mbatendekera ku ruhande ibyo ntabwo biba bikureba rero nyibiri banga ubigira gute ko yatabimenya ubigira ute ubu niba harimo John tushyiraho imitima 5 ku mugani wa Nuza hanyuma ukayitushyiraho uturabo 5 Musa ukayitushyiraho bamwe basigaye banadusevinga ngo peraje ya mu cyaro uwo muntu nta ndwana amenya ko agutereta rwose uwa gatanu ukayitushyiraho ngo Kicukiro gutaha Kicukiro ubwo ni motari ubwo gutaha ni uwitiki kumubwira ati ndataha ishyura moto ngewe ku bwanjye ruhande ntekereje na stress abakobwa mu mufite muri iyi minsi stress mimo mufite ariko nta kibazo buriya rega buriya rega umukobwa nta kibazo jya bareka baduhemukire naho ko basaza vuba umukobwa wakwiyemeyeho afite imyaka 20 aba agiteye neza Izimana nagira nizo za 70 nibanda yakigira ariko we sawa nibanda yakigira iyo myaka mwana noneho basigaye abakobwa b'iyi minsi basigaye barize gusubiza ari umukobwa munavuga ko ari ex wanjye twatandukanye ubwo ubona ari mu kazi bana twize gutandukana urukumva nyine nakwako urabona iyo utandukana n'umuntu